Guys, ushobora kwibaza ngo ni iyihe mpamvu itumye dutangira kuri dashboard imeze gutya, kandi nari nkubwiye ko tugiye gukorera amafaranga online ndetse nta gishoro, kandi ukayabona mu manyarwanda kuri MTN yawe nta yindi karita bigusabye ngo Binance, ngo PayPal cyangwa se indi yose. MTN yawe yonyine kuba ihari irabigukemurira. Guys, nkuko ubibona kuri dashboard cyangwa se hano dufite amafaranga 122 maze gukorera mu minota 2 maze ninjiye muri no website. Gusa ano mafaranga kugira ngo nyinjize cyangwa se kugira ngo nyakorere mu buryo bwihuse, ninjiriye ku muntu bama bonus, then nanjye mbona gukora akazi. Gusa hano haba harimo akazi kenshi, kandi ngiye kukwereka uburyo ki ushobora kubikuza amafaranga yawe mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Amafaranga igiceri cyawe cy'ijana guhera ku giceri cyawe cy'ijana kuzamura, ukabasha kuba wayabikuza. Uraza hano ku tudomo dutatu, numara kuhaza urahita uza hano handitse ngo ahangaha handitse ngo kubikuza. Nuza hano handitse ngo kubikuza, uraza kubonamo uburyo bwinshi bwo kubikurizamo. Hari MTN ndetse hakaba na Airtel. Gusa ngewe ni kuri MTN kubera ko MTN ariyo nafungujeho konti. Mwibutsa ko nawe nimero uri bushyire muri konti ari uzajya ubikuriza. Gusa mukanya ngiye kukwereka uburyo babikuza, then mpite nkwereka uko bafungura account no kugira ngo uze kubona bonus. Uhita ukanda hano kuri MTN Rwanda, wamara kuhakandamo ugashyiramo nimero yo kubikurizaho. Yes, ushyiramo nimero yo kubikurizaho ubanjeho kode y'igihugu. Wamara kuzishyiraho ugahita wamara kuzishyiraho ugahita uza hano kuri amount minimum cyangwa se amafaranga make yo kubikuzaho ni igiceri cy'ijana, kandi ayo mafaranga ushobora guhita uyakorera mu gihe cy'iminota 2 umaze winjiye. Uraza hano ugashyiramo amount, tuyashyiramo 122. Video mise nyikora nkibona ino website kugira ngo nawe uze kuba mu mbere bayakorera. Guys, gusa ninkanda kubikuza biraza kwanga, kuko hano hejuru nureba neza turi saa 12:04, kandi isaha yo kubikurizaho ya nyuma ni saa 12. Ninkandaho hano hejuru barahita bampa ngo era kubikuza no guhera saa 2 z'amanywa kugeza saa 12 za nimugoroba. Guys, nkuko ubibona nuko nguko withdraw ikorwa. Kanze nkwereke uburyo ukora account, ubundi uhite nawe nkwereka uko wakorera amafaranga ndetse na task wajya ukora nziza kandi zinjiza. Guys, nkuko ubizi cyangwa se nkuko usanzwe udukurikira kuri no channel ya online 250, banza ukore subscribe, like ndetse no muri comment utubwire niba bigeze hano video iri kugusobanurira neza, cyangwa se wandike muri comment ngo dukomeze niba tukiri kumwe. Guys, ndaza hano kuri WhatsApp, gusa wowe link yo kwiyandishisha uraza kuyibona muri comment ya mbere nk'ibisanzwe, then uraza gukanda kuri link iri muri comment, uhita ukanda hano muri Chrome cyangwa se muri indi browser yose ukorera. Gusa hano ndabanza nkorera logout, ndabanza nkorera logout gake, ndabanza nkorera logout kugira ngo nze kukwereka uko bafungura application. Ndaza hano handitse ngo iyandikishe, gusa wowe ndaza kuguha link. Gusa ni wiyandikisha gutya ntago biraba byuzuye, cyangwa se ntago uri buze kubona bonus y'amafaranga runaka baraba bakugeneye. Hano uraza ngo ahuye, amazina ahuye nayo uzajya ubikurizaho. Ubwo simukadi yawe niyo ikubaruyeho, niba ibaruye ku muntu wawe uraza gushyiraho amazina abaruye kuri simukadi yawe. Hano uraza gushyiramo email yawe, ahangaha uraza gushyiramo nimero uzajya ubikurizaho cyangwa se mobile money yawe uzajya wakiriraho ayo mafaranga. Hano uraza gushyiramo password utazibagirwa, kuko bazajya bayikubaza buri munsi n'uzajya uza gukora. Hano baraza gushyiramo kode cyangwa se kode y'ugutumiye. Nukanda kuri ya link kode iraza guhita yizanamo, ntago biza kuza kugusaba ngo uyikopiye uze kuyishyiramo. Numara kubishyiramo uraza hano handitse ngo iyandikishe. Aha handitse ngo iyandikishe, numara kuhakanda bareta bakugeza kuri dashboard yindi utangiriraho na ya bonus yawe wayibonye. Guys, nkubwira ko nukora bino uraza kwinjira kuri bonus, nuza kwinjira kuri link iri muri comment uraza kwinjira kuri bonus. Gusa reka dukomeze nkwereke uburyo uzajya ukoreramo amafaranga bwiza kandi bwizewe butavunnye, ndetse ugahita uyabikuza akakugeraho guhera saa 12, guhera saa 2 kugeza saa 12 amafaranga yawe ahita akugeraho. Guys, ngereka nkore kwinjira kuko nsanzwe mfitemo konti, ndakora kwinjira, then ninkora kwinjira ngiye kukwereka uko wakorera ano mafaranga nawe. Ino website nyibonye aka kanya ariko maze gukoreramo
120. 120 nubwo ari make wakibaza ngo nakoze iki? Nakoze akazi gatatu konyine, ngiye kukakwereka nawe uraza gusanga ari ak'amafuti. Ndaza hano ku tudomo dutatu nk'ibisanzwe, ninza hano ku tudomo dutatu urahita ubona handitse ngo nshaka akazi. Urakanda hano handitse nshaka akazi, numara kuhakanda uri kubona ngo hitamo akazi ushaka. Hano handitse ngo kose, Telegram, website visit, YouTube, akandi. Ubwo reka twebwe dukande kuri Telegram. Nidukanda kuri Telegram baraza kutugeza kuri Telegram turi buflowinge cyangwa se Telegram channel turi bukurikire. Nitumara kuyikandaho uraza guhita ugera kuri Telegram, numara kuyigeraho Telegram uba flowinge cyangwa se ubakurikire kuko ibintu byabo byose biri mu Kinyarwanda. Numara kubikora urahita uza inyuma usange baguhaye amafaranga yawe. Guys, nuza hano kuri website visit nabwo baraza kukuzanira ahantu uri busurire iyo website. Nuyikandaho ukayisura cyangwa se ukagenda ukayireba ibikorwa byayo, baraza kuguha amafaranga runaka. Nuza hano kuri YouTube nabwo baraza kuguha amafaranga ari uko ubahaye subscribe gusa. Nituza hano nanone ku tudomo dutatu tukaza hano kuri time, ni naho haba amafaranga menshi. Hano kuri time uraza ukabona task cyangwa se ukabona ibintu byinshi byo gukora, ukabona amapoint. Ayo mapoint rero bahita bayakonvatamo amafaranga. Uraza hano muri zino task zose ugahitamo task ushaka. Hano hari task za clicks. Izi task z'ama clicks uze gukanda hano hirya mu nguni uraza kubona task z'ama clicks aba ari ukora, kuko amacoin yayo cyangwa se amapoint yayo ahita aba approved, then agataba amafaranga. Amafaranga ari hano rero kuri time kugira ngo yavane hano kuri time yashyira kuri ya website tubonye good job maze kukwereka. Uraza hano ku tudomo dutatu, nuza hano ku tudomo dutatu urahita ubona ahantu handitse ngo withdraw. Nuza hano handitse ngo withdraw uraza guhita ugera kuri dashboard imeze gutya. Nugera hano kuri dashboard imeze gutya, hano uri kuhabona izina rya ya website cyangwa se rya rwa rubuga tumaze gukoreraho amafaranga. Uraza kuhakanda cyangwa se urahareka, gusa hano uri kubona minimum y'amapoint ugomba kubikuza ni 500. Numara kuhakanda urahita ukanda kuri Rwanda Job, amafaranga arahita agera kuri konti yawe mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Guys, rero reka dukomeze na website yacu nkwereke ubundi buryo ushobora gukoreramo amafaranga. Ubwo ni uburyo bwa kabiri cyangwa se ni task ya kabiri nkweretse ushobora gukora. Turahita tuza muri application yacu nk'ibisanzwe cyangwa se website. Ushaka na application yayo ngingi hano hasi ushobora kuyibona ngo mobile application. Hano ushobora kuyibona, gusa gukoresha website nibyo byiza. Hano uri kubona ahantu handitse ngo gukina game. Hano handitse gukina game rero uraza ukahakanda. Aha handitse gukina game, numara kuhakanda barakugeza kuri dashboard imeze gutya. Hari ama offers yo gukora. Hano hari ama offers menshi yo gukora. Uko ugenda uyakora niko baguha amapoint. Amapoint nakweretse ko bahita bayavunjamo amafaranga. Hano hari amapoint 649 kudownloadinga Alibaba yonyine ugakuramo na account. Hano hari andi mapoint gukina ino game ibihumbi 17,776. Hano hari indi game iguha amapoint 495. Uri kubona ni ibintu byinshi. Iyi ngiyi ni task yindi ya gatatu nkweretse. Ahangaha hari task ya survey, ya walls, PTC ndetse no kureba video. Reka tuze hano kuri walls kuko kuri survey ho ntago bakunda kuzitanga. Hano rero uraza ugahitamo uburyo uri bukoremo. Hano uraza ugakanda hano, ntago nshaka kuhakanda kugira ngo video itaba ndende. Uraza ugakanda hano bakugeza ahantu ukagenda usoma ibyinshi abari mu Kinyarwanda. Reka tuze hano kuri task ya kane kuri PTC. Kuri PTC naho rero ni ahantu bakorera amafaranga menshi kandi atari make mu masegonda 10 gusa. Uri kubona nubwo ntayo ihari, gusa hano haba hari website usura amasegonda 10 bakaguha amafaranga yawe. Hano kuri short naho hari uburyo bwo kureba amavideo abantu baba basize. Aya mavideo nayo uri kubona, iyo urebye ino video iyi ngiyi ya mbere uri kubona ukorera
amapoint 2.9. Aya mapoint bayavunja mu mafaranga ugasanga ni amafaranga menshi. N'aya ngaya uri kubona ino video nayo ifite amapoint 2.9. Haba hariho video nyinshi rero zose urazireba ukazirangiza. Guys, nuku nguku bakorera amafaranga kubikuza ko ni ya nzira nakweretse, cyangwa se niba utabisobanukiwe neza ubyandike muri comment, cyangwa se niba ugeze hano ukireba ino video ndagira ngo mubwire ngo muri comment andikamo ngo ndacyahari, ndahita menya ko nawe ukidukurikirana. Ubundi namba zanjye ni 078634 n'ubutwandikira cyangwa se n'udusaba ubufasha kuri WhatsApp, turahari ku bwawe kandi tuzahita tugusubiriza ku gihe. Wakoze kureba video.